ubundi duhere ku Rayon kuki yanditse yihana abasifuzi ivuga ngo muduhereze abasifuzi bari buze kugira ubushishozi duheraho aho niho hantu hambere manza mbwira abanyarwanda ikintu wenda benshi hari igihe batamenya izo information uko ziba zimeze. Rayon ntabwo yari yakabonye abasifuzi bazayisifurira mu buryo buri official ko Ferwafa ntago ikibatangaza mbere, ahubwo icyabaye designation irangiye kwa kundi abantu bafite abantu babareberera amakuru ya likinze habonetse umuntu uri muri federation wari uri muri iyo pano igena abasifuzi, amaze kubona abasifuzi bagenwe niwe wabibwiye perezida wa Rayon Sport Tade aramubwira ati abasifuzi equipe ya Rayon Sport ihawe ni kanaka na kanaka. Rayon Sport ihita yumva ntabwo yizeye uko bazayisifurira, ariko ntiyavuga ngo ntidushaka kanaka na kanaka. Impamvu itabivuga nuko federation yari itarashyira designation hanze, ariko Rayon Sport iravuga iti twebwe turandika, burya yanditse amabaruwa biratandukanye, turandika ibaruwa turi busohore mu bitangazamakuru abantu babonye, ariko hari n'indi y'ukuri turi bwandikire sekretariya ya Ferwafa na amabaruwa biratandukanye. Ibaruwa abantu babonye kuri social media z'abanyamakuru batandukanye wenda mwari nayo basomeye mu rubuga rw'imikino mu cyumweru cyashize. Iyo baruwa yari irimo gusa kuvuga ngo hazaza abasifuzi bafite ubushishozi, ariko iyandikiwe sekretariya ya Ferwafa yaravugaga ngo umusifuzi kanaka na kanaka twamenye ko aribo mwaduhaye, ntimwemere ko badusifurira kubera ko ubwo impamvu rero yavugaga baravugaga ngo umusifuzi wo hagati mu kibuga ariwe Patrick kuri match ya Vision na Marine, ikipe ya Vision yahaye umukinnyi wayo ikarita itukura, yanze igitego cyayo, yanze igitego cya Vision, yanze no gusifura amakosa, none yanze igitego cya Vision. Umukinnyi wa Vision yaza kumurekaramaho kumwe, umukinnyi yaza wanze igitego cyacu gute bishoboka gute cyari cyo kumwe, umukinnyi abayisazanye nimo kubona banze igitego cyabo. Vision yashyize hanze n'ama video icyo gihe amuha carton rouge. Mu kumuha carton rouge rero Rayon yaravugaga ngo ntabwo uyu muntu twizeye ukuntu yadusifurira, dore n'ikimenyimenyi yakoze ikosa kuri Vision na Marine, ntimwigeze munagira icyo mwiprononsa ku kirego Vision yamutanzeho. Ubwo urumva ni ikintu yaheragaho nk'ishingiro ryo kumwikoma. Undi wo ku ruhande witwa Mugabo Eric, sibyo we bavuga ko kuri match ya Mukura na Kiyovu nabwo yahaye imikino ya Mukura carton rouge ngo itavugwaho rumwe, nawe bakavuga bati uyu musifuzi ntabwo tumwemera, bibaye byiza mwamuhindura. Tubanze duhera aho hantu. Rayon yari ifite uburenganzira bwo gusaba akabasifuzi bahindurwa iyo nk'ikipe yemerewe gutanga ubusabe, ariko si itegeko ko ibyo yasabye byubahirizwa. Ushobora no kugaragaza nizo fact ndabibona hari ibi nibi byabaye, ariko gusaba ntibivuze kubihawe. Urwego rw'amategeko biremewe kubisaba, ariko regireta no kugira impungenge biremewe, ariko regireta ni Ferwafa ni ufata icyemezo, no kuba ni komisiyo ya arbitrage iri under federation, nayo yarabashubije yanabikoze neza, irabwira ati aho imikino igeze turahabona turanahumva, nimuhumure ibintu bizagenda neza, tuzabaha abasifuzi bafite ubushishozi. Impamvu federation itabahinduye ni n'uburenganzira bwayo kurekeraho abasifuzi, kuko federation nka regreta nigena abasifuzi na gari kipe zigenera abasifuzi. Aho ngaho abanyarwanda babanza basobanukirwa ikintu kimwe, kuba Rayon yasaba yari ibyemerewe, ko nabonye ari abantu ari kuzana ibintu ngo abanyamakuru ko nibo bagumuye ngo bafana abanyamakuru ze bagumuye abafana abanyamakuru dukomeze nta hantu bihuriye. Rayon niba yasabye umunyamakuru agomba kubiripoti, nta kibazo kibirimo ibyo ngibyo, that's not a problem at all. Hanyuma nuko federation itakwemerera Rayon Sport guhindura abasifuzi ko yabisabye, nayo irabyemera kuko niwe regreta. Aho sofa ibintu biri mu nzira nziza, ahubwo mu mukino byagenze. Ariko ni kintu twagarutse cy'abasifuzi Rugaje mu kiganiro kwizigira byibukana na CDS aduha inyunganizi, tuvuga ngo iyi mikino higeze byaba byiza habaye designation y'abasifuzi bari international. Turavuga abasifuzi bafite badge ya FIFA, twavuga tuti kuri match ya APR iza gukina na Gorira, kuri match ya Sport na Bugesera bashyira abasifuzi bafite badge ya FIFA, ko tuvuga tuti bafite ibyo bahomba. Izo match zombo ko ari ebyiri, nta nimwe haho umusifuzi mpuzamahanga. Ya APR ngabo ubwo mu Bugesera ari ngabo nziza
Patrick. ubwo icyo bivuze ni iki abakunzi ba Rayon Sport bagiye ku kibuga ibyo basabaga bitubahirijwe hari icyo mu mutwe wabo murabyumva icyo batekerezaga hari uko bagiye gukina umukino ariko batizeye ubutabera nicyo bisobanura so mu mukino rero umusifuzi we yitwaye ate kuri Gahigi na Bugesera bati 90% yaba ari amanota icumi ryasigaye murimo biyumva mu turere dutoye umuntu yakora nk'umuntu ni nko kuvuga ngo 90%. judgment yari fair gusa nyine nk'umusifuzi ntihabura akantu yisobyeho gato ngira ngo rero Rugaju kubera ko turi buze kwihuta cyane hari na raporo ya komiseri w'umukino yagiye ahagaragara Hudu Munyemana ni nawe ugomba kudusomera iyi raporo tukabwira abantu ndayibasobanurira uwo bita Hudu Munyemana yasohoye raporo agira ati raporo y'uko umukino wagenze mu Bugesera mu mboni za komiseri w'umukino Hudu Munyemana umukino uhagaze ku munota wa 57 umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino afata ibyemezo byiza bitewe n'uko umukino wagendaga ubona ko birimo ubunararibonye iyi raporo ngewe ndayikesha BNB Kigali yego ni jari kwa posting unabikoze neza gukora muri iyi raporo BNB Kigali FM yabonye ikomeza igira iti ku munota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club hagati mu dukubo handitsemo ngo bisanzwe mu mukino yahuye football ni jeu de contact yego yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club bisanzwe mu mukino nta kosa ryabayeho umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza nyuma y'umunota umukinnyi wa Rayon Sport Hakimu Bugingo wambaye nimero 24 entre parenthèses yego yakoreye ikosa umukinnyi wa Bugesera umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty entre parenthèses muri raporo umusifuzi cyari icyemezo nyacyo Bwana Hudu Munyemana yasoje ashimira cyane umusifuzi Ngabisonga Patrick avuga ko ari umusifuzi mwiza asaba ko ahubwo yakomeza guhabwa imikino yo gusifa ni raporo muri mu ijoro ryo kuwa gatandatu biriya bintu bimaze kuba reka tujye mu ijoro ryo kuwa gatandatu hari nangiye kuvuga tweet ya minisita waza kuyigarukaho mu mareaction nyuma najya ngo mbihuze niyo raporo gato ko nibyo bijyanira nahamagaye SG wa Ferwafa yari ari mu nzira agaruka mu Rwanda yaravuye muri kongere ya FIFA SG Kamarade mubaza iyo incident nkiriya ibaye niki muheraho mufata icyemezo SG yarari hanze arambwira ati ubu kuwa mbere nzaba nageze mu gihugu ari kwagera ku cyumweru mu rukerera ati ikizaba tuzareba raporo ya komiseri w'umukino yego ati igira ijambo rinini cyane ku byabereye mu kibuga sofa niba ubyumva komiseri w'umukino aravuga ko abasifuzi by'umwihariko umusifuzi hagati mu kibuga kuri we yitwaye neza cyane ko n'ibyabaye yasifuye biri fair yakomeza agahabwa n'indi mikino iyo raporo rero ikiraho mbanze mperaho ngaho nta kintu na kimwe kibaho mu mategeko y'umupira w'amaguru gikuraho ibyemezo bya komiseri w'umukino mu bintu byabereye mu mbago z'ikibuga ntango ikintu cyabaye mu kibuga kugeza ku munota 57 kingana na 2 ku busa bya Bugesera kuba komiseri adakweshoninga namba imisifurire 100% icyo manze mu gifate nk'ikintu giteretse hariya ndakorwaho gitagatifu ni nka papa wato nta kundi wabigenza nuko nyine byarabaye ubwo rero ibindi byose byavugwa ubwo birajya hanze ya pitch hanze y'ikibuga hari abantu numvaga bavuga ngo ubwo ngo resultat ya 2 ku busa niba ari ikintu banza kwibagirwa resultat ya desert kugeza ku minota 57 ni ikintu kiri intouchable as long as komiseri w'umukino yagitanze muri raporo yemera yuko byari fair yego ibindi nibiri byo hanze nyine by'amabuye yego amabuye yatumye umukino udakomeza ni nacyo cyatumye umusifuzi afata icyemezo Minister wa Sport Nelly Mukazayire
yaranditse ati mwiriwe neza, hari amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wahuje Rayon Sport na Bugesera Football Club, cyane cyane imvururu zahabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya siporo itemewe kandi ihabanye n'amategeko. Ibijyanye n'uko umukino wagenze n'ibyo amakipe yaba afiteho ingingimira, hari izindi nzego ziteganywa n'amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda Premier League bigahabwa umurongo. Natwe nka Rwanda Sports, ubwo ni Minisiteri ya Siporo, mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana.